mwese reka dukomeze kugenda tubasuhuza hamwe muri ahantu hagiye hatandukanye haba mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri diaspora, ariko mufite amahirwe yo kuba mwashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nkuko rero mwabidusabye, dukomeje kubategurira ibiganiro bijyanye n'ubuzima. Murabizi ko muri iki gihe isi iri kugenda yibasirwa n'ibyorezo bitandukanye, ugasanga aho ubuzima bw'abantu ntabwo butekanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira uburyo butanu busanzwe wakwitabaza mu guhangana n'inkorora itazana igikororwa. Inkorora itazana igikororwa ihoraho ishobora kubangamira cyane uyifite ndetse ikanamubuza gukora imirimo isanzwe ya buri munsi. Ubusanzwe hariho ubwoko bubiri bw'inkorora. Ubwa mbere ni inkorora izana igikororwa, aho ukorora ho gacira. Hakaba n'ubundi butazana igikororwa, yakenshi ikunda gutinda kuko uba ukorora gutyo gusa ntihagire ikintu cyiza. Inkorora itazana igikororwa kenshi iba yatewe n'ibicurane, imyanda iri mu kirere cyangwa ahandi, cyane kimwe n'uko ishobora kuba allergie. Hari imiti itandukanye ushobora kubona muri farumasi, gusa si ngombwa guhera ku miti. Hari uburyo busanzwe wakwifashisha kandi bukakuvura neza. Uburyo butanu wakwitabaza mu kuvura inkorora itazana igikororwa. Icyambere ni ubuki. Ubusanzwe bufatwa nk'umuti wa mbere mwiza mu gukiza inkorora. Ukuntu bukomeye n'uburyo bifasha cyane imyanya y'ubuhumekero kwikiza inkorora. Bufite kandi ubushobozi bwo kurwanya bakteri, bityo bukarwanya iziba zateye inkorora. Niba uri gukorora cyane, ushobora gufata ikiyiko kimwe kinini inshuro zigera kuri 3 ku munsi mu kwivura inkorora itazana igikororwa. Icya kabiri ni indimu. Indimu nanone ni umuti mwiza w'inkorora itazana igikororwa. Ukoresha byibuze 1/4 cy'indimu yose. Ushobora kongeraho akunyu ubundi ukazajya ubinyunyuza. Bivura ku buryo bwihuse iyi nkorora itazana igikororwa. Icya gatatu ni tangawizi. Mu gihe urwaye inkorora itazana igikororwa, tangawizi zagufasha gukira vuba utarinze kuba wakoresha indi miti. Tangawizi ifite ubushobozi bwo koroshya inkorora, bityo igafasha ibihaha byawe kwikiza iyo nkorora. Ikindi ni ukwifasha mu gukiza mu gihe ukorora cyane, kumva mu muhogo hameze nk'ahokera. Uburyo ukoresha tangawizi: urazifata ukazisekura neza. Ushobora kuzinywa mu mazi y'akazuyazi cyangwa icyayi kitarimo isukari, ariko gusa ushobora kongeramo ubuki ukaba wabinywa. Ushobora kunywa gake gake ku munsi kugeza igihe uboneye inkorora ikize. Icya kane ni ukunyuguza amazi arimo umunyu mu kanwa.
uburyo akenshi bumenyerewe mu kuvura kubabara mu muhogo gusa no kuvura inkorora itaza n'igikororwa burakoreshwa mu rurenda ruba mu mwanya y'ubuhumekero. Iyo harimo umunyu mwinshi amazi atangira kumanuka, uko amazi amanuka niko ajyana na mikorobe cyangwa ibindi biba byateye kubyimba mu muhogo n'imyanya y'ubuhumekero, nuko ya nkorora igakira. Utubuto twarimo dukoreshwa kuva mu myaka ya kera mu kuvura inkorora itazana igikororwa. Utu tubuto ushobora kudufata ukadusya ukatuvanga n'umutobe w'amacunga, nuko ukagenda unywa gake gake kugeza igihe uboneye ko wakize. Icyitonderwa: inkorora itaza n'igikororwa ntiwakagombye kwimarana iminsi 5. Niba ubona bitari gukira cyangwa se ubona yahindutse ikazana igikororwa, ni ngombwa kugana kwa muganga ukaba wahabwa indi miti yisumbuyeho. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwadutije amaso n'amatwi mugakurikira ibiganiro byacu, ariko by'umwihariko turashimira mwe mwese mwakoze subscribe, mwibuka gukora like, share kugira ngo n'abandi nabo bagirirwe amahirwe yo kumenya byinshi mu biganiro byacu bibafasha kugira ubuzima buzira umuze. Mwe kumwe na Protais Mbarushimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza. Iri ni ipfundo ry'ubuzima. Kora subscribe.